Urwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 3 umurongo wa 10 niho hatubwira kudakunda mwene se batari umwana w'Imana. Iyo ukomeje ukamanuka ukajya ku murongo wa 15 niho byumvikana neza ko umuntu wese wanga mwene se ari umwicanyi. Ko turabavandimwe turangana nanje ndi mubemera ko ibi biti biba kuri Satani, ariko umenye kwa dushuka kubikora uyu munsi ejo tukazabizira. Umenye ko hagati ya Satani n'umuntu harimo inziga ikomeye, icyo gituma ahora kubita agatoki ku kandi ashaka ko turimbuka. Numukurikire Satani araga